mwongeye kwirirwa nanone bakunzi ba Space Corp. Uyu munsi tugiye kwiga Microsoft Word. Microsoft Word uyu munsi niyo tugiye kurebaho. Hanyuma kuba twatumaze iminsi twigana nagiye nyisobanura, ariko hari bifuje ko naye basobanura mu rurimi mwumva kugira ngo noneho namwe mubashe gusobanukirwa. Microsoft Word rero ni product ya Bill Gates muri Microsoft nyine. Ikaba rero yifashishwa cyane cyane dushaka kwandika amabaruwa, kwandika amaisi cyangwa se kuba umuntu yakwandika CV. So tugiye kuganira rero kuri yo uyu munsi, hanyuma tunatanga exercice niturangiza kwiga, aho buri muntu wese ari bugire umwanya wo kuba yazikorera ndetse akaba yanakwikorera yifashishije. Ushobora kwifashisha telefone yawe, ushobora kwifashisha computer ni kuba zifite, ariko rwose turifuza yuko buri wese uyu munsi yagira ubumenyi kuri Microsoft Word. So tugiye gutanya na introduction to Word document. Turamenya definition, what is Word document, tumenye importance cyangwa se akamaro n'aho ikoreshwa. Hanyuma turaza kureba examples za word processing. Hari ubwoko bwinshi, hari zikoreshwa ku mamashini, hari zikoreshwa kuri internet, turagenda tuziganiraho ndetse tunarebe akamaro ko kuzikoresha kugira ngo dukoreshe intoki zisanzwe. Yego, reka dutangire noneho. Turahera kuri definition ya word processing cyangwa se Microsoft Word. It is this is a use of computer software to create ni ukuvuga ngo bwa mbere ushobora kuyicreatinga, cyangwa se to edit. You can edit an existing one. Ushobora kuba wakeditinga isanzwe, nibwo edit wumve kuba wakupdatinga, kuba wadeletinga content ufite, cyangwa se formatting, cyangwa se storing and printing text based document. So word processing rero ni cyo ngicyo ikora. Word processing is a use of computer software to create, edit, format, store and print text based document. So it allows users to organize, to type and to present written information such as letters, reports, memos, these are memories, and is in a professional and efficient way. Idufasha kwandika, kuba twakorganizing ibintu byacu neza, tuba twakwandika amaretre, job requests, kuba twakwandika ama reports and so on. So example, typing a letter in Microsoft Word instead of writing it by hand. Sibyo, ugafungura Microsoft Word ukaba wakwiyandikira ibaruwa isaba akazi aho kugira ngo uyandikishe intoki. So Microsoft Word rero ni gutya igaragara. Wenda turagenda tuyikoramo exercice. Nafunguye PowerPoint yo irimo turi bugende twiga uyu munsi, ndetse ibyo twiga turajya tubishyira muri pratique ku buryo mubibona. Iyi ngiyi mubona ahangaha ni PowerPoint. Iyi ni PowerPoint ndi gukoresha nigisha, ariko ninjya kugira icyo mbereka ndajya nkoresha Microsoft Word nyine, cyangwa se document. So ifunguka gute rero iyi document yacu? Reka nyifungure wenda kuba tari bazi uburyo ifunguka. Dukanda kuri start button, tukamanuka muri programs zacu dufite ahangaha, ukareba Microsoft Office 2020. Okay, iyi ni Microsoft Office zifite niba nabyita ibyiciro bitandukanye. Hari ushobora kuba afite 2010, hari ushobora kuba afite 2013 nk'iyo mfite aha, hari ushobora kuba afite 2016, ni version zitandukanye. Hari ushobora kuba afite 2019 na 2020 kugeza kuri iri recent ya 2025 niba yarasohoka, ntago narebye neza, ariko nayo ishobora kuba ihari. Okay, bitewe n'ubwoko ufite rero ukanda kuri Microsoft. Harimo category nyinshi, harimo database, harimo Excel, harimo Office Upload Center. Uyu munsi twe turibanda harimo za Outlook, harimo za Publisher, harimo za PowerPoint. So uyu munsi twebwe rero turi bwibande kuri Word ariyo Microsoft Process. So iyi ifunguye rero bwa mbere, nkuko bibona, iyi ifunguye bwa mbere ihita ifunguka ikaguha iyo bita blank document. Wamara kuyibona ugayikandaho.
blank document. Ni ukuvuga ngo iyi ni document yacu dufunguye bwa mbere nkuko mubibona, turayifunguye tuyinjiyemo. Tumaze kuyinjiramo rero ubwo igisigaye ni ugutangira gukora exercise tugiye kureba muri ziriya note turi kugenda dusoma gake gake, turi bugende gahoro gahoro kugira ngo tuze kuyumva neza. So important cyangwa se akamaro cyangwa se aho dukoresha word processing software ni hehe? Word processing software is important because it make document creation faster. Sibyo, idufasha creating a document byihuse kandi byoroshye, easier and more flexible. So it allows users to edit, format and save their work with easy. Byorohera abantu bagikoresha kuba bagira gute bakwandika, bakweditinga kandi bigakorwa mu buryo bwihuse. So common use now ahantu henshi kunda ikoreshwa iyo turi kwandika amabaruwa, turi kwandika amaripoti za resume, kwivuga twebwe ubwacu, cyangwa se turi kwandika amaese. Ikindi ushobora kuyikoresha uri gukora amatables, amachat n'amaforms, turagenda tubireba. Ushobora kuyikoresha uri designing newsletter, invitation n'amaflyers. Ushobora kuyikoresha uprepara cyangwa se utegura business document like invoice na proposal, cyangwa se ukaba wanayikoresha ushaka kubika cyangwa se gusharinga digital document easily. So ubu ni uburyo Microsoft Word ikoreshwa. Hakaza akamaro kayo, this is important. Icya mbere nuko isavinga time. With Microsoft Word you can save the time and effort compared to writing. Iyo uri kwandika hari igihe wandika wageramo hagati bikangombwa ko urupapuro ruca, niba uri kwandikisha nk'ikaramu kubera ko urebye ko ibyo wanditse wenda hari makosa yajemo, ukaba watangira. Mu gihe niba wakoresheje Microsoft Word uri bwandike ibintu, numara kubyandika ugende editing, icyo ubona kitari ngombwa ukagisiba, sibyo. Increase accuracy and neatness of the document, make editing and updating information easy, enable easy storage, backup and sharing. Biroroshye rwose kuba washaringa document wakoze muri Microsoft Word, turaza kubirebaho nabyo birakorwa kandi birashoboka. Ikindi ni examples za word processors. Ni ukuvuga ngo word processor hari iyo twitwa Microsoft Word, hari iyo tuyigiriye uyu munsi, hari niyo dufite mu Gmail yacu. Buriya mu Gmail yacu dufitemo iyo twita Google Doc nayo ni online web based. Ibyo iyi Microsoft yanjye ifite ahangaha na Google Document irabifite. Ni ukuvuga naho wakwandikiramo. Icyiza cya Google Document ni uko ushobora no kuyisharinga abagenzi bawe mukaba mwakorera rimwe, icyo bita kuba mwakorera hamwe mwese, kandi mukaba mwakora buri wese agakora n'undi akora mukaba mwakorera online. So turagenda tubirebaho. Iyi Google Doc nayo ni nziza, nzayibigisha muri video ziri imbere, kuko ishobora kwifashishwa n'abantu wenda bari gukorana. Tuvuge niba mfite umuntu uri mu Rwanda, akagira undi muri Congo, akagira undi uri muri Zimbabwe cyangwa se undi muri Amerika, over the internet dushobora gukorana kuri work imwe. Tuvuge nko muri research, dushobora gukorana kuri research, umwe wenda agakora kuri chapitre ya mbere, undi agakora ku ya kabiri, undi ku ya gatatu, kandi twayadukora buri wese areba ibyo mugenzi we ari gukora. Google Document ni nziza cyane ku bantu bakunda gukora joint research, aho buri wese ashobora gukora, buri mugenzi akabona input z'undi, ntagire n'umuvunisha uwundi. Reka dutangire na Microsoft Word. Uburyo bayifungura n'uburyo bayifunga. Kuyifungura nabiberetse, ukanda kuri start button ya machine yawe, ukamanuka muri program, ukajya kuri Microsoft Office, hanyuma ukayifungura. Ukamara kuyifungura ukajya kuri Microsoft Word, wamara kuyikandaho ikahita yidisplayinga. Nuko nguko Microsoft Word ifunguka. So tugomba kumva understanding the Word Windows interface yacu ni yingiyi mubona ahangaha. So kuri ino interface yacu nkuko muyibona, dufite izi button muri kubona hano hejuru: file, home, insert, design, page layout, reference, mailing, review, view, acrobat. Izi ngizi nizo bita tabs. Reka duhere kuri title bar. Title bar ni iki?
title bar ni kano ko hejuru muri kubona kanditseho document 1 word entre parenthèses. Muri kubona ko Microsoft yanjye itari activated, ariko this is simple. I will activate it soon, don't worry, irakora. Ariko hari aho bigera waba ukoresha Microsoft nk'iyi ngiyi wadi itari updated, ikaba yakwifunga izi tabs zazo hejuru zikaba zitakora. Bibaho cyane cyane zino ziri advanced kuva kuri 2019 ndumva na 2015 shobora kubirimo. Iyo itari activated gutya izi ribbons zawe ufite hano hejuru n'aya matabs ntago biba bigikora. Yego, reka dukomeze noneho. Iyi ngiyi niyo bita title bar aho ushobora kubonera niba document yawe iri saved cyangwa itari saved. By default the title is document 1. Kuvuga ngo mfunguye nk'indi, reka mfungure nk'indi n'urugero. Iyo nkanze kuri file nkakanda hano kuri new, nkakanda hano kuri wana kuhisiba document 2, nukuvuga ngo ngubu hari document 1 ifunguye akaba n'indi mfunguye n'indi ya gatatu nayihitiza iba document 3. Muri kubona ko by default iba yitwa document 1 yari ya mbere, document 2 yari ya kabiri, document 3 ni yari ya gatatu, gutyo. Rero muri title bar hano ni urebera izina rya word document yawe ifunguye. So ikagira icyo twita ribbons n'amatabs. Ribbons and tabs ni ukuvuga ngo iki? Ribbons and tabs bivuze ngo iyi Microsoft yanjye ifunguye, izi mubona hano hejuru ni tabs. Iyo ukunze kuri tabs, tuvuge niba nhanze kuri tabs, hahita displayinga ama ribbons inside ari connected to the tab. Nakanda kuri insert muri kubona ko zigenda zihinduka, nakanda kuri design urabona ko nazo zihinduka, page layout urabona ko zihinduka. Izi ribbon turaza kureba akamaro kazo kuko buri yose ifite akamaro kayo. Tukagira quick access toolbar. Ni izi tools twifashisha hano hejuru. Iyo ushaka gusubira inyuma, iyo ushaka gusavinga, iyo ushaka gukopinga, ibintu nk'ibyo. Tukagira hano mu nguni iyo ushaka gufunga, when you need to close ukanda kuri kano gasaraba, when you need to minimize ukanda kuri kano, when you need to maximize ukagasubiraho, when you need to minimize bagakanda kakasa nk'akajya hasi, when you have a question, iyo ufite internet ushobora kubona support hano online rwose birashoboka. You can even ribbon display option, ushobora no kugira icyo hindura kuri izi ribbon kwitanga. So tugira rero iyo bita status bar ni nk'urugero. Urabona iyi Microsoft Word yanjye ifunguye ahangaha uko mubibona hano handitse ngo 0 word, handitse 0 word kubera ko nta jambo na rimwe ryanditsemo hano. Ariko marana ntayipinze nk'urugero, iyo ntayipinze nkashyiramo space nkongera nkatayipinga, nkashyiramo space nkongera nkatayipinga, iyi title bar yanjye igenda imbwira ngo umaze kwandika amagambo 4, 5, 100, 200, 500, ibintu nk'ibyo ngibyo. Tukagira na page 1 of 1, ni ukuvuga ngo iyo ufite amapage menshi nabwo bigenda bigira gute, bigenda byongera. Reka wenda dushyiremo nk'amaparagrafe 5 ndetse n'amaparagrafe 5, then turebe ibintu kuba tugiye gukoresha paragrafe 5. Turebe turakoresha equal sign, twandike randomly, ndifuza paragrafe 5 ibika 5 kuri 5, then nkakanda enter. Urabona ko mbonye amaparagrafe 1, 2, ariko buri imwe ifite line 5, 2, 3, 4, 5. Iri murongo wa mbere, umurongo wa kabiri, umurongo wa gatatu, umurongo wa kane, umurongo wa 5. Nukwe murayibonye iriya. Reka mpinduremo nk'imibare hano, wenda mvuge 3 kuri 5, 3 kuri 5. Irampa amaparagrafe 3 ya yindi y'imbere, ariko buri paragrafe bifite imirongo 5, umurongo 1, umurongo 2, imirongo 3, imirongo 4, imirongo 5. Sibyo? Nshobora no kuvuga nti ndifuza ko umpa amaparagrafe amaparagrafe 10, buri paragrafe kagigira line 5. Yes.
line eshanu. Muri kubona ko impaye paragraphe nyinshi, reka tube denda dukoresha izi ngizi, sibyo? Reka wenda tuyihe title, tuvuge ati learning Microsoft Word, sibyo? Okay, ibi ngibi ntabwo nabona umwanya wo kubyandika, niyo mpamvu mbabwiye mba ntanzira commande randomly ikampa paragraphe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya 10 ngiyi, sibyo? Tugiye kuzigiraho rero izi paragraph, sibyo? Okay, noneho tukagira icyo bita, nandi kuvuga ku cyo bita status bar nkuko mubibona ihise ihinduka. Yitubwira ko muri izi paragraph dufite harimo amagambo 800 ndetse tukaba dufite page ebyiri. Okay, page ya mbere niya kabiri, igihe turiho ni ya mbere, nitujya mu gukora ku ya kabiri nako hano hahita hahinduka biba 2 of 2. Nguvuga ngo iyi niyo bita status bar. So document area ni hano twanditse nkuko muri kubibona, sibyo? Iyo niyo document area. Now creating, saving and opening a document. How do we do this? We have a document which is already created. Tugiye kuyisavinga. Iyo ukanze kuri file ino ribbon ya mbere uba ufite options nyinshi. Hano mubona hari new ikoreshwa iyo ushaka creatinga indi document. Urabona ko dufite ama template atandukanye. Ushaka creating indi document ushaka kwifashisha template ku bajya bakora ibizamini mpuzamahanga za ICBL. Hano hari ama template amwe namwe bashobora kubaza gukoresha, ubwo it is up to you kumenya niba ushaka gukoresha wenda nk'ino template ya reports, ugomba guhitamo iyo ushaka. Hanyuma hano open ni igihe ushaka nko openinga irusha nko openinga existing document. Hano no gusavinga. Hanyuma save na save as rero bifite ahantu bitandukaniye. Dukoresha save as iyo turi dukoresha save as iyo turi gusavinga ku bwa mbere document yaribwo tugiye creatinga. Tugakoresha na save iyo turi kugenda updatinga wenda document imaze iminsi ikozwe, ariko for the first time it is advised to use this save as. Dushobora kuyisharinga iyo dufite internet. You can share this with an email, ugabashyiramo email za bagenzi bawe. Tukagira close ushaka gufunga, tukagira account. Muri account habamwe iki? Muri account niho ushobora kureba niba office document yawe iri activated, ibintu nk'ibyo. Muri option niho ushobora guhitamo amazina ya username y'ino document yawe. Niho ushobora guhitamo ko nibura wifuza ko ino document yawe uzajya iba saved mu munota umwe. Kwa kundi uri kwandika uri gukora ku desktop wa tinda gusavinga wenda muri kwa wawe urabitisavinze. Hano mujye muhahindura buri gihe mushyire mu munota umwe kugira ngo ujye biborohera guhita mu savinga. Ushobora kuba guhindura ahantu urana by default. Ino document yanjye yisavinze by default, ntayishakira location iza muri folder yitwa SharePoint draft. Iyi ngiyi ni location ushobora no kuba waka-updatinga. Ushobora kuvuga ngo ndifuza ko by default document yanjye izagita yisavinga kuri desktop. Iyo nkanze okay, mwana ko location iba ihise ihinduka. Okay, hanyuma rero ikindi kadusavinga ino document yacu mugomba kumenya nuko buri gihe iyo uri gusavinga ugomba kumekinga ashobora kuza ahantu wasavinze document yawe. Niba tuvuze ngo tugiye kuyisavinga muri C n'urugero local disk C, muri kubona ko hano hejuru hahita hagira gute location ihita ihinduka. Niba tuvuze ko tugiye kuyisavinga kuri desktop, muri kubona ko hano hejuru ni kurebera mbese location y'ahantu uri gusavinga icyo kintu cyawe, sibyo? Niba ari document wakoze, niba ari report uri gukora, niba ari ikintu cyose uri gukora, ugomba kumekinga ushobora kuza ahantu wakibitse kugira ngo bizagufashe gutanu naza kuba wagishaka kukibona bikoroheye. Yego. Hanyuma ikindi nuko ugomba kumenya guha izina document yawe. Niba if you are saving a document, hano niho uyihera izina. Ugomba kumenya ngo document yanjye nayise gutya, sibyo?
ahangaha kuri save as type hari abantu bajya bahabwa umukoro bakabwira ati wenda ukore exercise runaka, numara kuyikora ibyo umaze gukora ubisavinge wenda muri PDF document. PDF document rero ni ahangaha uzaza ugahitiramo format nako type ya document cyangwa se ya file yawe. Niba bakubwiye PDF uraza ukande kuri PDF, kwita ihinduka ikahita igira extension ya PDF, cyangwa se niba bakubwiye gukoresha RTF rich text format ni hano uzakora. Niba bakubwiye plain text ni hano uzakora. Niba bakubwiye web page like HTML and so on ni hano uzahitamo. Niba bakubwiye gukoresha wenda Windows 97 2000 ini format cyangwa se ini type ya document uzahitamo hano bitewe na document wenda bagubajije kuza gukoreramo. So reka dukomeze rero muri Word document. Muri Word document yacu muri kubona hariya, reka tuvuge ku kandi kantu hano, akandi kantu kitwa tools. Kano kantu kitwa tools niko muzifashisha in case mukeneye kwa mwashyiramo nka password muri Word document yanyu. Iyo ugakanzeho hano kuri tools harimo map, network driver, harimo save option, harimo general option, harimo web option, harimo compressed pictures. Nushaka kuba wafata akantu kawe kaka document kawe ukaba utifuza ko runaka azakagera access, runaka azagafungura uko yiboneye, mbese ushaka kuka protectinga na password, bizaba byoroshye kuko uzahituza ukande hano kuri general option, then bagusabe file to encrypt, file encryption option, password to open, ushyiremo password yo gufungura. Nushaka uzahita ukanda kuri OK, uhite uyiconfirming, sibyo? Ukande kuri OK nanone ubwo izahita iba confirmed. Ariko hari igihe ushobora kwifuza yuko wenda document n'urugero mushobora kuba muyisharinze wowe n'undi muntu runaka, ariko mukavuga mutireka iyi document tujye tuyigeraho twese ariko turi online. Mushobora gufata document mukayiprotectinga n'ama password abiri. Password abiri ni ukuvuga ngo iki, mukagira password yo gufungura ariyo password to open, mukagira na password to modify. Password to modify ni ukuvuga ngo turifuza yuko ngewe wenda na Jacques tuzajya dukora kuno document, iyi document wenda report twifuza ko yadukoreraho cyarimwe twembi, ariko uyu munsi niba nje ntago nshobora kuyifungura Jacques adahari, tuvuge wenda ni report twifuza ko yadukorana umunsi ku munsi turi kujyana. Nzaza ahangaha muri tools ngiye kuri general options, nshyiremo password to open, wenda mvuge 1 2 3, then Jacques nawe aze ashyiremo indi password ye hano wenda itandukanye n'iyanjye. Hanyuma namara kuyishyiramo dukande kuri OK, buri wese akonfirminge password ye, nitumara gukonfirminga password zacu twembi, nta numwe uzajya ngo ifungure iyi document kuko izajya ikenera ama password abiri kugira ngo ifunguke. Reka tuyisavinge murebe save as. Muri kubona ko iyo ufunguye hano handi twa dufite document 1 running in Microsoft Word ihisiba new document name. Bivuze ngo iki, iyi zina wahaye document yawe iyo umaze kurishyiramo rihita riba automatic hano hejuru, ku buryo ubutaha yuje urishaka muri machine yawe. Reka dufunge noneho ino document yacu, then tuyifungure. Muri kubona ngiri hano kuri desktop, tugiye kuyifungura noneho turebe ngo niba ifungutse irafunguka gute. Dore ni iyi ngiyi. Iyo tuyikanzeho nko muri kubibona, ntago dushobora kuta tuyinjiramo direct kubera yuko twamaze kuyiprotectinga, twashyiremo password. Iransaba password, mubona enter the password to open the file. Nkuko mubibona ahangaha twavuze ko abantu babiri bari kuyikoreraho, ndaza nshyiremo password yanjye nkuko mubibona, ariko sinyite yinjiramo, ihita insaba indi password to modify. Ubwo ni password to modify ni password wenda mugenzi wanjye yashyizemo, wenda ntumwizeye kugira ngo azajye ashyiramo ibintu wowe ntabyo washyizemo. Mushobora gukora kuri work ikaza bagena na page 200, ariko ukifuza ngo mugenzi wawe sinifuza ko azajya aza ngo modify no document ntahari. Ubwo nawe akagira gute, akahita ashyiramo password ye, ubundi document igafunguka. No kuvuga ngo ushobora gufata document yawe ukayiprotectinga ikaba yajyamo password irenze imwe, mu gihe wenda ihuriweho n'abantu barenze umwe, cyangwa se ukaba wanashyiramo password imwe, birashoboka.
Okay. So ubwo rero ubwo ni uburyo bwo gusevinga ndetse n'uburyo ushobora gufungura document yawe bibaye ngombwa. Noneho tuje kuri byo bita basic typing and editing skills. Ibi ni ibintu tugomba kumenya. Iyo turi kwandika na keyboard yacu, of course ushobora gushyiramo new variable, ushobora kongeramo ibintu bishyashya cyangwa se ukaba wagira ibyo udeleting. Nta kindi bikoreshwa ahangaha niba uri muri document yawe. Okay, ushobora kwandika entering ni ugushyiramo this is my word document, sibyo? Mwana ko ndi kwandika, ushobora no gusiba nkoresheje backspace, buto ya backspace. Mwibona this is deleting, entering and deleting. Okay, selecting, copying and cutting and pasting. Selecting, this is the use of a mouse. Selecting means iri jambo ryanjye mubona ngaha, kuri selectinga no gufata kuri mouse yanjye then nkakurura kugeza aho rirangiriye, nkaba nari copia bivuga iki? Ngiye kurishyira hano hasi kugira ngo murebe. Copying means I am duplicating, ndivanye hano hejuru ndizanye hano hasi. Ubona ko document yacu isigira two texts at the same time. Iyo ni option bita copying ni ukuvuga ngo nyivanya hamwe nyijyanye ahandi. Cutting none itandukanye na copying, reka tubireba. Cutting ni ukuvuga ngo iri jambo mubona hano n'intero mubona hano, iyo nkoze cutting nyivana hano hejuru nkayizana ahandi hari hose nshatse. Muri kubona ko yari iri hano hejuru ariko noneho nyimuri hehe? Nyimuri hano hasi. Iyo ni cutting. Copying amagambo abiri aragenda akajya ahantu habiri hatandukanye, iyo ni nka duplication. Okay, hanyuma cutting it's like moving from one place to another, uva ahantu hamwe ukimurira ikindi kintu ahantu. Hanyuma ubwo numva iyo turi gukopinga dukoresha copy nyine, cyangwa se twaba turi ahangaha copy, hari na shortcut ushobora kwikoresha ariyo control kuri buto iri kuri keyboard zanyu, control plus C ni copy. Hanyuma cutting ni control plus X. Hanyuma pasting ni control plus V, So izi ni shortcuts muzagenda mumenya mu buzima bwa buri munsi, kuko nk'iri kwandika ibintu byinshi, copying na cutting ntago wajya uhora ukanda right click. Iyo uri kugenda bigenda biza gake gake muzagenda mubimenya, sibyo? Tukagira ikintu bita undo command na redo command. Undo command rero muri Microsoft Word ni tuno tubuto muri kubona hano hejuru. Nk'ubu ngubu nkanze kuri undo ihita insubiza inyuma ku gikoresho ku gikorwa nari maze gukora ako kanya. Nongeye insubiza inyuma inshuro zirenga imwe. Nikanze kuri kaba redo ni kunsubiza noneho hahandi narindi muri kubibona. So iyo ni undo, kuba wasubira inyuma ku gikorwa wari umaze gukora. Redo kuba wasubira kuri cya gikorwa n'ubundi wari ugize gute, wari umaze gukora. Hakagira izindi commande bita finding and replacing. Muri no Word document yanjye nshobora kuvuga ngo nashaka kumenya inshuro ijambo bita n'urugero document ryakoreshejwe. Iri jambo bita document n'urugero. So iyo nkanze kuri find, nkaza hano handikamo urugero iri jambo bita document, bashobora kumbwira ko muri iyi nteruro muri no nteruro twanditse hanga muri izi paragraphe twanditse, iri jambo document rigarukamo inshuro 17. Ubwo nibwo buryo ushobora kumenya ijambo runaka ufite muri document yawe. Ushobora kuvuga ati reka dushakishe iri jambo change rigaruka gute inshuro zingahe muri document yacu. Bane iyo ndishakishije rigira gute, rigarukamo inshuro 9, sibyo? Reka turebe click. Iri jambo click iyo ndishize hano muri findings, ijambo click rigarukamo inshuro naryo 19, sibyo? Okay, kadushaka irindi jambo, wenda reka dushaka ijambo ryitwa point. Katurebe ijambo ryitwa point ngo rigaragara inshuro zingahe. Point rigaragara inshuro enye muri no document yacu nko muri kwibona mu gika cya mbere, mu paragraph ya mbere ririmo, mu ya kane ririmo,
gutyo nyine murabona ko iri jambo point ririmo. Noneho ushobora kuvuga ngo iri jambo point wenda ndifuza kurihindura siryongeye kugaruka muri file yanjye. Ubwo uza hehe? Ubwo tugiye hehe? Tugiye hano no kuri replace. You can replace one word, ukavuga ngo iri jambo sindishaka muri file yanjye. Icyo gihe uza hano handitse replace, ukandikamo ijambo utifuza ko ryongera kugaragara muri file yawe. Wenda ijambo ryitwa point sindishaka, ndashaka ko riza guhinduka rikaba space corp tv. Ndashaka ko iri jambo ryitwa gutya point muri no file yanjye yose mfite ahangaha rivamo rigasimburwa n'iri ryanditseho, n'iryanditseho space corp. Okay, cyangwa se iryo ari ryose warihindura, then ugakanda kuri replace. Urabona ko ihita imbwira ngo yabaye replaced inshuro ebyiri, nkakanda kuri OK. Muri kubona ko 4 changes has been made. Iyo nkanze kuri OK nka closinga, ahantu hose twari dufite ijambo point muri no ntuza muri no dore ngiri, ahantu hose twari dufite ijambo point rirahinduka rikaba space corp tv. Uvuga ngo ushobora kuba ufite igitabo uri kwandika, ukaba utifuza ko ijambo runaka muri icyo gitabo cyawe ritazagaragara n'umunsi n'umwe. So ni uko nguko ugira gute urihindura. Ni ukuvuga ngo twongeye gukanda kuri find hano hejuru tugashaka ijambo ryitwa point, ntago dushobora kuribona muri document yacu. Kubera iki? Kubera ko twagize gute, twarisimbuje ryitwa space corp tv. Ubwo ni uburyo ushobora gushaka ijambo ndetse n'uburyo ushobora kugira gute, ushobora kurireplacinga muri document yacu. So tukagira ikintu bita autocorrect, nk'iyo wagize wanditse nk'ijambo nabi, tuvuge nda nkandika nka match nkandika nabi, sibyo? Hari ukuntu ijambo ushobora nka document nkikoramo muri kubona ko ndi kugenda nkoramo amakosa. So iyo wakoze amakosa mu myandikire rero muri Microsoft Word, aho ibera igitangaza nuko ibasha kuba yagufasha gukosora ama errors, ahantu wanditse nabi, ahantu waspellinze nabi. Iyo uze nk'ayo haje akantu k'umutuku gutya, biba bivuze yuko ahantu wanditse iryo jambo waryanditse nabi ryajemo error, which is good to correct errors. Ibi bidufasha kuba twagira gute, twacorrecting ahantu twagiye dukora iki ama errors muri mu myandikire. Gukosora rero ari byo bita autocorrect. Ndaza nkareba handi haje akantu k'umutuku, nkabanza nkareba neza niba koko iryo jambo ryanditse nabi cyangwa se ariko rigomba kwandika. Iyo nsanze ryanditse nabi, nkurura right click na keyboard yanjye nkaba narikosora, sibyo? Nkaba narikosora cyangwa se nkaba narireka. Okay, niba ari nashakaga hita ndikandaho gutyo, mbona ko kakana k'umutuku hita kabaho. Document iyo nyikanzeho right click, urabona ko ihita inyereka uburyo yandikwa neza, nkabyemeza. Namara kubyemeza, iyo ni autocorrect, sibyo? Tukagira na spelling grammar. Nayo ni uburyo ushobora gufata amagambo. Iyi nkuko nabivuze igira icyo bita kuba yadufasha gukosora, kuba wadefining ijambo. Niba wifuza ko rijya muri grammar yawe, ukaba wifuza ko iryo jambo ryajya mu magambo uzajya wifashisha, n'urugero ushobora kuridefininga ukavuga ngo ndifuza ko iri jambo rigomba kujya muri dictionary y'amagambo sanzwe nkoresha. Ibyo nabyo birashoboka. Ukaba wavuga ngo iri jambo niba nifuza ko nzajya nandika picture, nkavuga nti pic, machine nkifuza ko izajya imenya ngo pic ni iki, ndifuza ko iri jambo rijya mu cyo bita ama dictionaries, cyangwa se ikajya ari mu magambo n'ubundi agomba kuba yifashishwa nk'amagambo y'ukuri. Ibyo nabyo nshobora kubishyira, kuko ikiza cy'iyi Microsoft Word ni igira icyo bita dictionary idufasha kumenya amagambo twanditse nabi. Ndetse ushobora no kubona ijambo, nk'urugero tuvuge change, ukavuga ati si iri jambo nta ne nakoresha synonyms yaryo, irindi nakoresha ariko bikavuga kimwe. Ukuvuga ngo Microsoft Word rero ifite option nyinshi ishobora kuguha zo kuba kwandika ijambo. Niba mvuga ngo smart graphics change to match with new theme, iri jambo nshobora kumva ritavugitse neza, nkashaka synonyms yaryo. Bana ko hari alteration, hari modification, hari variation. Murana ko
rifite amasynonyms. Amasynonyms ni ukuvuga ngo ni amagambo ashobora kuba yasobanura ikintu kimwe. Yego. So tukagira noneho icyo twita formatting text and paragraphs. Ushobora guformatinga cyangwa se guhindura amaparagraph yawe uko ubishaka. Uko ubishaka no kuvuga ngo hari uburyo bwo kuba wachanginga size, hari uburyo bwo kuba wachanginga font type. Font type ni ukuvuga ngo ni uburyo inyandiko yawe yanditse. Nk'ubu by default muri kubona ko iyo nkanze kuri paragraph yanjye hano, font type tubona aha hejuru ni yitwa Calibri. Calibri. Uvuga ngo nshobora kuyihindura uko nshaka. Nshobora kuvuga nti ndifuza ko iyi font type yanjye iva muri Calibri ikajya muri wenda New Time Romans. Urugero reka wenda tuyiselect. Ikintu cyose ugiye guhindura ubanza kugiselectinga, then tukazana urabona hano ni muri font. Ino ni ribbons y'ama font. Size iriho, colors, kuyiwaca akarongo tugenda tubireba mu kanya. Ariko noneho muri kubona ko dufite amafonti agiye atandukanye, sibyo? Hano nk'ubu ngubu ni nandika nkoresheje Algerian font, document paragraph yanjye ya mbere uburyo yanditse izaba itandukanye n'uburyo paragraph ya kabiri igize gute yanditse. Iyi paragraph ya kabiri nayo nshobora kuyiha font yayo. Muri kubona ko font yayo iyo nyikanzeho ni Times New Roman, iyi ngiyi ikaba Algerian, iyi ngiyi ikaba Calibri body. Ni ukuvuga ngo rero font type yawe ni wowe uzayikoresha bitewe niba ugikeneye, niba ugikunze, ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Nko mu exercise nzajya mbaha mu gihe kiri imbere, exercise nzajya mbaha na font type muzajya mukenera gukoresha. Nimvuga ngo ukoreshe Time New Romans, nkaza wenda nje kugukosora, nakugeraho nakanda hano nkasanga hibereyemo Algerian, nakubwiye gukoresha Time New Romans, kizaba ari ikibazo, gucyo kibazo ajye wakisha. Ninkubwira gukoresha Time Roman, nzajya nza nkande kugika nk'uko nguko ndebemo hano hejuru ko byifasha. Ninsanga ibyo nakubwiye byo wakoresheje, nakubwiye size wenda ya 13 ari yo wakoresheje, nguha amanota yawe. Ninsanga atari byo, urumva ko bizajya bijya gute, bizajya byapfuye. Ukuvuga ngo font is very sensitive. Mugomba kumenya ko ikunda gukoreshwa cyane cyane nk'iyo twandika ama official document. Ni iyi ngiyi size ikunda kuba ari 12, alignment nayo turaza kwivugaho mu kanya. Hano uburyo aya magambo yanjye ari aligned hano hirya na hano atandukanye n'ukuntu yanga hekeranye gutya, sibyo? Izo ni command muzagiye mugenda mushyiramo bitewe n'ibyo mwasabwe gukora. Hanyuma tukaza kuri size. Size ni uburyo aya magambo yawe yandika. By default urabona ko iri rifite 12, ariko wazano hasi ukabona ko ari 11. Size rero nayo iri mataringa. Ni muri exercise nzabaha nivuga ngo mukoreshe 16, 15, nzaza selecting igikana kuguye gukoresha, then ndebe niba koko size wakoresheje ariyo naguhaye, nuko nguko size wayikoresha. Ikindi ni colors. Colors ni bivuga ngo wenda ukoreshe blue color, red, yellow. Nkavuga wenda title yawe uzi kuba ifite wenda size ya 18, wenda yanditse mu ibara ry'umutuku. Colors ni hano uzaza ugahitamo color bitewe na color nagize gute nakubajije. Ni nkubaza orange uzakoresha orange, ni nkubaza orange, black, blue uzakoresha bitewe niyo nagize gute niyo nakubajije. Size ni hano uzayihitiramo. Ushobora kuyiyandikira ukavuga ati ndifuza size ya 30, nubwo ubona 30 itarimo ushobora kuyandika manuellement. Urabona ko ubutaha ni nuyikanda izahita ikwereka ko size ari size koko ya nyayo, sibyo? Uko n'ubwoko bwa size na colors murazibonye hano tuzigira gute tuzikuriramo. Muri formatting text rero hari ibyo bita bold. Ushobora gufata paragraph runaka, title runaka ukaba wayishyira muri bold. Bold ni ukuvuga ngo niba n'urugero nifuza ko iyi title dufitemo hano iba bold. Bold ni hano, ndakanda hano mubona ko bihinduye isura. Kubyandika muri italic ni gutyo nako bisa nk'ibihengamiye iburyo. Guca umurongo ni hehe? Ni hano ku ruhande. Nako iri jambo ryacu rirahengamye, iri jambo ryacu riri muri bold, iri jambo ryacu riciyeho umurongo. Nituvuga ngo twongere size murabona ko na rwose bita bigaragara. Hano uburyo ryanditse ritandukanye n'iryo hejuru. Iryo hejuru niyo ndikanzeho nkaza hano kuri font
kuri izi ribbon za font nta kintu na kimwe, nta command nimwe mbona, nta function nimwe mbona iri selected. Ariko iyo nkanze kuri running my MC Word, iyi ngiyi muri kubona ko kano gafield kose kari bold, italic and underline kahita kaba selected kuko kubahirije amategeko y'iri jambo. So ibyo bigendeye hamwe rero, italic na underlining ni kuriya duca umurongo, ni kuriya dushobora guhengamisha text zacu zikaba zahengamira ibumoso cyangwa se zikaba zajya muri bold formatting. Tukagira ibyo bita superscript na subscript. Superscript na subscript ni iki? Abantu mwize za chimie, abantu mwize imibare murabizi, umuntu ashobora kuguha nk'urugero, nshobora kuvuga ngo andika amazi, formule y'amazi twese tuzi ko ari H2O, kuvuga ngo ni hash, reka mbyandike munsi, ni hash 2O. Yes, iyi kabiri rero kugira ngo ijye hasi kwa kundi twandika amazi nicyo bita subscript. Ni inkanda gutyo muri kubona ko kahise kagera gute, kahise kajya hasi, gutyo amazi yandikwa, sibyo? Muribuka muri algebra, mu mibare se, mu ma variables hari igihe bakubwira ngo x square plus x power 3 times y square plus z equal to 0. This is an exercise mwagiye mubibona kera muri kwiga imibare. Iyi ngiyi urabizi ko ziba ziri hejuru, iyo ziri hejuru rero dukoresha kano ko hejuru niko bita superscript. Urabona ko iyo tugakanzeho iriya mibare ihita igira gute, ihita iza hejuru. Ino ni superscript muri Microsoft Word, ni nako bayandika muri Excel. Ibi niba uyikeneye niko nitura n'ubundi uzakoresha nuba uri muri PowerPoint ukeneye kuba wabikoresha rwose. Ni iyi ngiyi ibanza ni subscript ushaka kwandika nka formule, hanyuma iyi ngiyi ni superscript ushaka kwandika nk'ira formule ya x power 3 times y power 2 plus z equal to 0. Ushaka kwandika nka mathematical formulas ni kuriya uzagira gute, uzazandika. Tugeze noneho kuri alignment. Alignment ni uburyo paragraphe zacu dushobora kuba twazalininga. Dushobora kuba twazalininga on the left, dushobora kuba twazalininga on center, dushobora kuzalininga right, cyangwa se tukaba twakoresha justify alignment. Justify alignment ni urugero wana nk'iya mbere, ubwo tugeze ku maparagraphe noneho. Alignment center, iyi ngiyi ni left, niyo wegereho kase yahita ikubwira ngo this one, sorry, it is aligned on the right. Okay, iyi ni paragraph ya mbere. Reka title yacu tuyalining in the center, urabona ko igiye muri center. Hanyuma iyi paragraph ya gatatu reka tuyishyire kuri left. Reka dukoreshe iyi ngiyi tuyishyire kuri left, muri kubona ko uburyo imeze. Hanyuma iyi ngiyi reka tuyishyire hehe, to justify ni hahandi bayanditse neza rwose. Iyi ngiyi ni recommended, ni muba muri no gukoresha ama letters muri kwandika ama official request, mujye mukoresha iya justify. Ni ngiyi ya nyuma rero ni igaragara neza rwose kuko space bayasigaye ahangaho, uburyo ibintu biri aligned n'uburyo biri aligned ahangaho ubona ko rwose bisomeka, kandi biteye bwuzuye. Ubonye document yanditse ikoresheje justify alignment bitubona rwose kugize gute ko yanditse neza. Hanyuma tukagira line and paragraph spacing. Line and paragraph spacing noneho ni uburyo adusiga umwanya hagati y'interuro n'indi. Iyi nteruro yanjye ibanza n'ikurikiyeho tugomba kumenya ngo twashyizemo spacing ingana gute, sibyo? Ibyo rero bikorerwamo hano muri paragraph spacing, cyangwa se na kano karabikora. Iyo ngakanzeho gutyo nshobora kuvuga ngo ndifuza yuko hagati y'intero yanjye n'indi hazasigaramo kabiri n'igice, gatatu se, sibyo? Ariko ubundi urabona ko bise bihinduka. Kuvuga ngo umwanya kuri no paragraph turi gukoreraho, umwanya uri hagati y'interuro ya mbere n'iyi ngiyi ni kabiri. Urabona ko ari munini cyane.
bitandukanye no kuri no paragraph ya hano hejuru. Iyi paragraph ya hano hejuru nk'uko ubibona iyo ishobora kuba ntabwo iri specified, ariko nshobora kuvuga ngo ndifuza ko izaba rimwe, ariko rimwe ntagaragara neza, iri recommended, ubundi ni 1.5, 1.5 ndetse 1.5 rwose wandika ibintu bisomeka bidacucikiranye. Ariko nk'urugero mvuze ngo ndashaka ko iba rimwe, muri kubona ko amagambo biba bigoye kumenya ngo interuro narangije kuyisoma ikurikiyeho ni iyihe. 1.5 rero niyo iri recommended, niyo dukunda kwifashisha turi kwandika kugira ngo umuntu wandikiye abashe gusoma. Iyi nteruro niba nayirangije kuyisoma, murabona ko ni ya kabiri kuyisoma bita binyorohera ntabanje kumenya ngo ese nga hejuru nahasomye ibintu nk'ibyo, sibyo? Nanone iyo ukoresheje 2 n'ibice bingahe, 3, nanone biba binini cyane, biba binini cyane bigatera ubunebwe. Iyo niyo bita line spacing. Nivuga nimba hari exercise n'urugero nkavuga ngo muze gukoresha urugero hano, nkavuga ni muze gukoresha line spacing ya 1.5, nzayirebera he? Nzaza nselection nk'ino paragraph ndebe koko iyo line spacing ivivuye itikinze like that. If it is a ticket like that, nzahita menya koko wayikoresheje. Ariko niba utayikoresheje, nzaza nk'urugero nk'ingi ni paragraph wanditse nyi selecting gutya, ni nkanda hano mbone nta kintu kirimo, icyo gihe urumva ko bagize gute, wabyishe ntabwo ukurikije amategeko naguhaye, cyangwa se ntabwo ushaka gukora exercise naguhaye, kuko mba nakubwiye ngo ukoreshe ino alignment, ukoreshe ino line spacing, ibintu nk'ibyo bigomba kuba biri detail. Tukagira noneho icyo bita bullets and numbering. Ni cya gihe uwo wanditse nk'amagambo n'urugero, wifuza ko aya magambo yawe agira utuntu bitwa tubullet, ushaka nko gutandukanya. Tuvuga wenda nagiye guhaha, ndashaka nahashye amaronji, nahashye oranges n'urugero, nahashye apple, nahashye wenda orange, apple, mandarin, okay, nahashye wenda banane n'urugero, wenda ndi gutanga mandeline, ndi gutanga report wenda y'ibyo nahashye. Ushobora kwifashisha utuntu bita utubullet rero n'utungutu. Create bullet list, urakandamo ugahitamo ako ushaka bitewe nakubona kakubereye keza, natuvuge nakangaka nshaka, sibyo? Izo ni bullets. Ushobora no gukoresha numbering ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha imibare. Urabona ko iyo nkanze ku mibare haza imibare, ushobora gukoresha Roman number muri kuzibona, cyangwa se nshobora kuba nakoresha alphabet muri kubona this. Ubu rero nibyo bita bullets bazifatira muri kano kazu k'imbere. Waba uri gukoresha numbering ukazifatira hehe? Muri kano kazu kandi gakurikiye. Ushobora gukanda hano ugahitamo bullet iyo yose ushaka, ubona ko harimo ingero nyinshi, cyangwa se hano ukaba wajya muri numbering format, ukaba wahitamo format iyo yose ushaka nkuko muri kwibona hano hejuru. Yego. Tugeze kuri indentation and tabs. Very good, very sensitive. Indentation reka wenda izi paragraph zacu tuzandike mu buryo bumwe. Tugiye gukoresha font imwe, tugiye gukoresha iyitwa Time New Roman, hanyuma dukoreshe Justify alignment. Reka tuzihe size imwe, reka tuzihe 14 zose kugira ngo zise. Muri kubona ko document yacu ihise igaragara neza. Reka noneho tuzihe na paragraph spacing imwe, reka dukoreshe 1.5 hose kugira ngo tugire format imwe. Muri kubona ko ubu noneho dufite format imwe ibyo tugiye kwandika, kugira ngo noneho tuganire kuri iki kintu bita indentation and tabs. Indentation and tabs ni ikintu uburyo unifuza ko nk'iyi paragraph ya mbere n'urugero nifuza uburyo izagitangira. Aha hantu itangiriye, aha ngaha irangiriye, ndifuza ko izagitangira wenda mu buryo nifuza. Ibyo nibyo bita indentation. Indentation rero tuzisanga hehe? Mo hano imbere. Iyo ugezemo hano imbere urabona nkangaha tuba dufite uburyo paragraph yacu igomba kugira gute kureba. Tuba twivurana kuko bimeze hano ku ruhande. No paragraph yacu ibanza ni 0 cm, n'ahandi by default ni 0 cm, ariko nshobora kuvuga ngo ndifuza ko kuri left yanjye izajya itangira nibura nyuma ya metero 2 ya santimetero 2, sorry. Iyo nkanze gutya muri kubona ko umwanya kuri uruhande wiyongereyeho
space ugereranyije n'uwa hano ku ruhande, sibyo? Iyo niyo bita paragraph indentation. Ushobora guspecifyinga hari research muzajya gukora rimwe na rimwe bababwire ngo wenda hari santimetero runaka kuri ruhande rw'ibumoso, hari santimetero zingana gutya kuri ruhande rwo hirya. Icyo gihe uzazubahiriza, nta handi uzazubahiriza nimo hano, uzaza uzishyiremo nkuko ndi kujya gute, nkuko ndi kubikwereka. Nituvuga ngo kuri left ni 1 n'ibice wenda 5, uzakoresha 1 n'ibice 5, sibyo? Nituvuga ngo iburyo wenda ni 1, uzakoresha 1. Hanyuma uyu kanganga urabona ko umwanya wahara ku ruhande ugira gute, ugenda wiyongera. So by default rero twa dufitemo 0, hano hombi harimo 0, niyo mpamvu mwabonaga bigaragara neza. Tukajyana n'izo bita special indentation. Special indentation ni ukuvuga ngo reka wenda mbanze nsubize iyi paragraph yacu ukuntu yari imeze mbere. Aka kantu mubona gatangirwa, kano kantu ka paragraph kacu gatangirwa na video. Izi special indentation nshobora kuvuga ngo ndifuza ko first line izatangirira kuri santimetero 2 n'urugero. First line no kuvuga ngo ni umurongo wa mbere utangirwa na video. Ninkanda kuri okay, muri kubona uzasunikwa utangirire hehe kuri santimetero 2 par rapport y'ingiro. Naho ngaha no line ya kabiri ni ya mbere, ahantu itangiriye ni ibintu bibiri bitandukanye, sibyo? Okay. Hanyuma tukagira niyo bita hanging indi special activity. No kuvuga ngo hanga kuri hanging wa murongo wa mbere noneho wo wandikwa neza, ahubwo ibindi bisigaye bikajya gute, bikaba ari byo bigira gute bisunikwa hanga. So izi ni special functions ziba muri paragraph. Ushobora kuvuga ngo ndifuza ko paragraph yanjye itangirira nyuma ya size runaka, ndifuza ko line ya mbere iba yanditse neza, izindi zigatangirira aho inyuma, cyangwa se ntago mbyifuza paragraph yanjye igasubira uko yari imeze. So izi rero nizo bita indentation, cyangwa se izi nizo bita uburyo ushobora gufata amaparagraph yawe ukaba wayaraninga uko ubishaka. Tukagiramo line page, urabona ngaho ushobora gukipinga with the text, keep line together, sibyo? Ugashyira hano ku ruhande, muri kubona hano hasi hari akantu kitwa tabs. Iyo ugakanzeho ushobora kuvuga nti ndifuza decimal, ndifuza alignment muri center, ndifuza muri right, ndifuza on the left, sibyo? Ubu ni uburyo ushobora kuba specifyinga tabs zawe uko zaba zigize gute, zizaba zihagaze. Tukaza kugika gikurikiyeho aricyo noneho uburyo ibintu uri kwandika ushobora kudesigninga, ushobora kugira layout ukuntu uzabireba. Hari orientation y'urupapuro. Niyo urupapuro rwanjye ndi kurwandikamo, murabona yonje hano kuri kuri page layout, nza hano hantu handitse orientation. Urupapuro rwanjye muri kubona kuri rwandika muri portrait ni urupapuro ruhagaze. Ushobora no kwandika ruryamye, iyo niyo bita landscape, sibyo? Iyo niyo bita landscape. Tukagira page size and margin. Page size and margin ni uburyo nifuza ko umwanya nasize hano kuri ruhande n'uwo nasize hano ku ruhande bigomba kugira gute, bigomba kuba bingana, cyangwa se nkaba nabitandukanye. Imagine rero tuyikuriramo hano, tukaba twaza hano kuri custom. Ni ukuvuga ngo nkifuza ko kuri top yanjye ni ukuvuga ngo ni umwanya uri hano hejuru, left ni umwanya uri hano ku ruhande, umwanya uri hano hirya, ndetse n'umwanya usigara hano hasi. Ushobora kubicustomizing ukavuga ngo ndifuza ko kuri top yanjye hano hejuru hazaba harimo santimetero 1, kuri left hakaba 2, sibyo? Kuri bottom hakaba 1, bottom ni hariya papuro urangirira, naho kuri right naho nkifuza ko hazajya gute, hazaba santimetero 1. Iyo nkanze hano uretse murebe, urana umwanya nari mfite hano hejuru urana ko isugabanyuka, n'uwo mfite hano ku ruhande urana ko uyongereye, ariko hano ku ruhande ukagira gute, ukaba wagize gute, wahindutse. Ninjya no hasi handi paragraph yanjye irangirira, murana ko nakanya kariyo kageze gute, kahindutse. Ibyo rero bikorwa muri margin. Cyane cyane ibi ngibi muzabikoresha nk'iyo mugiye kuprintinga nk'urugero nk'igitabo. Urabizi ko igitabo imaze kugiprintinga hari ukuntu bakibindinga, bamara kukibindinga ugasanga handi bateye amagarafe hari amagambo bagize gute, baririyemo imbere. Niyo mpamvu kenshi na kenshi hano kuri left bisaba yuko margin yaho uyigira nini.
niba twavuze kabiri wenda ukaba wavuga ngo reka nyigire gatatu, urabona ko igenda yiyongera. Hano hirya nkavuga nti reka nyigire kangahe, margin yo kuri iburyo ibumoso, nkifuza yuko wenda bitewe n'ukuntu mbishaka nzagira gute, nzajya mbona document yawe. Reka twongere dusubize muri portrait kugira ngo dukomeze twiganirire, ariko margin ni hano muzajya gute, muzajya muyikorera, hakaza size y'urupapuro. Nk'iyo ugiye kuguprintinga turaza kubireba, iyo ugiye kwimprima ugomba kumenya print ugiye gukoresha, niba ifitemo urupapuro rwa A4 ni nka zino za duplicata tuba dufite, niba ifite urupapuro rwa A3 envelopes, izi ni format z'impapuro zigiye zitandukanye. Ugomba kumakinga sure kuzi printer yawe ngo irimo uruhe ubwoko bw'impapuro, kuko ubwoko bwa A5 butandukanye n'ubwoko bwa A4 na santimetero ko ziba zinatandukanye, sibyo? A5 hano kuri ntoya par rapport ya A4, sibyo? A6 ni santimetero 10, hano ni 14, hano ni 21, hano ni 21. Uko ugenda uzamuka ahangaha bitewe n'impapuro ziri muri printer yawe, uzagenda ugira gute, uzagenda uhindura size y'urupapuro rwawe. Hanyuma hakaza icyo bita columns, uburyo ushobora kwandika n'ubundi ku rupapuro rwawe. Urupapuro ushobora kurufata ukavuga ngo reka ndugabanyemo column ebyiri, nandika hano nk'uko mubona Bibiliya zanditse zikunda kwandikwa hakoreshejwe amakoroni menshi. Ushobora gukoresha amakoroni 3, ushobora gukoresha amakorons 4, cyangwa se ugakoresha imwe ukagira. Urabona ahangaha niho uzahinduriramo ubwoko bw'amakoroni wifuza kwandikamo, yego. Hanyuma tukaza ku cyo bita header and footer. Header and footer ni iki? Header and footer na numbering reka tubijyanire hamwe. Header and footer and numbering bikorerwa hano muri insertion. Header ni hano tuyishyiriramo, sibyo? Ubwo tusuje kuri document yacu, insert header, ukayikandaho, ukifuza niba ushaka kuyishyira ahantu ushaka kuyishyira, ukareba position yayo, sibyo? Hanyuma wamara kuyireba ukaza ugakanda ahantu ushaka kuyishyira, ukavuga ngo reka nyite wenda running, cyangwa se reka tuyite document, sibyo? Document ushobora kuyikoreshamo font ushaka. Iyi header yacu ushobora kuvuga ngo ndifuza font runaka, ndifuza size runaka, muri kubona ko igenda yihuza, ndifuza color, ndifuza kuyihina, kuyiboringa, kuyica umurongo, sibyo? Header rero, ikiza cya header iyo wayicreatinze ushobora no kuvuga ngo urayishaka alignment, ukavuga ngo ndifuza ko izajya iba hagati, urifuza ko izajya iba iburyo. Urabona ko wayishyira ahantu hari hose ushaka. So iyo wakreatinze header rero, header yawe ushobora kuyimodifyinga uko ushaka. Space Corp TV, kankureho ino underalignment, kankuremo no kuyihina, sibyo? Iyi rero, iyi header yanjye nanditse hariya ijya kuri paragraphe zose, nako kuri page zose mfite mu gitabo cyanjye. Ni ukuvuga ngo niba urabona ko tugeze kuri page ya 3, ariko urabona ko nahiriho, niyo namanuka nkashyiramo izindi page, niyo nagira kuri page 1000, buri page yose uzanyakiraho izajya ijyana na header yacu, sibyo? Footer ni iki rero? Footer nayo ni hano muri insert, uyikururiramo hano, ukaza nayo ukayishyira ahantu ushaka kuyishyira, ukayandika. Tuvuge turifuza yuko abantu mukurikirana ibyo dukora muzabidukorera subscription, tukandika wenda ati please subscribe to our channel, sibyo? Turifuza ko iyi ngiyi ariyo zajya iba footer, sibyo? Nayo dushaka kudesigning uko dushaka, tukavuga tuti turifuza ko font imera gutya, color wenda ibaye umutuku, tuyishyizemo hagati, alignment in the center, tukayiha size nk'uko mubibona, then tukayiwenda tukavuga tuti itarike reka tuyitandukanye n'irayo hejuru wenda kugira ngo turebe uburyo igaragara. Kadukoresha akandi ga font, okay? Kuvuga ngo iyi ni footer yacu, nk'uko mubibona footer yacu izajya ibiri kuri buri page. So ushobora kuba ufite igitabo ukavuga ati reka ngishyireho numbers, nabyo birashoboka. Ushobora kuzishyira muri top, ushobora kuzishyira muri bottom, upfa kuba wahisemo aho ushaka. Iyo uzikanzeho urabona ko buri
buri hantu hahita hajyaho nko mubibona page numbering sibyo. Yego, twakomeje tugeze kuri border and shading. Izi tuzisanga muri design, iyo ukanze muri review, body insert, yego, comment, home, yes, ngiyi hano body, yego. Hano shading ni ukuvuga ngo ndifuza yuko iyi title yanjye izaba ifite ikintu ni nka surinyeri mu ndimi zisanzwe, yego. Iriya ni shading, ushaka kwandika ijambo nkarikoreshaho surinyeri. Hanyuma hano hari icyo bita border, niba nifuza ko iyi paragraph yanjye igira border runaka, ndaza nkazihitamo hano, sibyo, nkakanda hano. Muri kubona ko paragraph yanjye mba nyihaye border, sibyo. Cyangwa se nkaba navuga nti reka nkoreshe izi customized, nshaka guhitamo color nshaka, hanyuma namara guhitamo color nshaka nkaba nashyiramo na size, bana uburyo ndi kuyikora. Cyangwa no gucustomizinga, nkavuga nti ndifuza yuko nzajya nkoresha shade uturongo, ndifuza ko utwo turongo ariko tuzajya tuza. Urumva rero iyo mvuze nka paragraph yanjye ndashaka kuyihindurira border and shadings, nshobora kuza nkavuga nti tujye dukoresha utu turongo, sibyo. Namara kudukoresha nkakanda hano kuri OK. Iyo nkanze kuri OK nkuko mubibona twakora turongo tuba utuntu tw'udurongo ariko dugiye ducagaguye. So iyo ni border na shading, murayibonye. Shading nshobora kuvuga nti ndifuza ko ino title yanjye izaba irimo umuhondo n'urugero, iyo ni shading. Okay, katujye ku yindi slide. Noneho ni ukuvuga ngo working with tables, very important. Working with tables ni ukuvuga ngo nshobora guhita mfata ino document yanjye ndi gukora nkayishyiramo table nta kundi. Kadushyiremo inserting table. Okay, inserting table ntabwo nkamanura nkayiha umwanya ahantu nshaka kuyishyira. So nkanda hano hantu handitse insert, nkaza hano handitse tables, nkamanuraho. Nshobora kubikora gutya nkarekura, ariko it is better iyo ukanze kuri insert table hano ukavuga ngo ndifuza column eshanu na rows wenda eshatu, sibyo. Hano nkabispecifying umubare wa columns nifuza muri table yanjye, nkana specifying umubare wa rows nifuza muri table yanjye, hanyuma nkakanda nkakanda OK. Uri kubona table yanjye ifite colonne imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, sibyo. Nifuza ko wenda table yanjye ndifuza yuko wenda izaba irimo wenda izajya ibika amakuru wenda ndifuza ko izajya ibika, katubwe wenda ndi gukora ndi mwibarura, sibyo. Ndifuza yuko izajya imbwira umubare w'abantu maze kubarura, names, amazina yabo, address, aho batuye, nimero zabo za telefone, bakanansinyira wenda tuvuge bakanankubitira agasinyatire hariya, sibyo. Uyu mubare ni rimwe, wenda uyu muntu yitwa Space Corp, atuye wenda Maputo, telefone wenda ni 07 and so on. Hano niho azajya gute n'umwe azasinyaho. Uwa kabiri nitwa wenda ni James, atuye wenda Kigali, nimero ya telefone ni iyi ngiyi, azadusinyira hariya, sibyo. Izi titles rero nshobora kuzimodify uko nshaka. Nshobora kwandika muri bold, nshobora kuziha shadings, nkavuga nti ndifuza yuko aya matitle yanjye inyuma yaho hazaba harimo agakara runaka. Nshobora gushyiramo agakara k'umuhondo, nshobora guhitamo shading yose nshaka. Nshobora kuvuga nti ndifuza yuko izaba ari orange. Muri kubona ko uko ngenda mbikora ariko bigenda bigira gute, bigenda bihinduka. Hanyuma uku niko bakora table muri Microsoft Word. Nshobora no gucustomizinga, nkavuga nti
iyi table yanjye ndifuza ko kuri sinyatire wenda hazaba harimo ibice bibiri, cyangwa se reka tuvuge wenda ndifuza ko hano wenda n'urugero tuzakoreshamo ikintu bita gender. Noneho muri gender zacu ahangaha urana ka nagatebo, ariko urana ko gafite ahantu hamwe gusa ho gukora, kandi ndifuza ko hazaba harimo umukobwa n'umuhungu. Ubwo ikintu nkora, nkaza muri insert, nkaza hano hantu handitse draw ni ukuvuga ngo nshobora kuza hano nkavuga nti nshyizemo akandi gatebo, sibyo nkuko mubibona, kagashyira hano hejuru. Muri gender yacu ndifuza ko muri gender yacu hazaba harimo ibice bibiri, umuntu akazajya atayipinga niba uri umugabo cyangwa se niba uri umudamu. Muri kubona ko table yawe ushobora kuyidesigninga uko ushaka. Gender ndifuza ko niba ari umugabo azajya ahita tikinga hano, niba ari umugore azajya ahita tikinga kuri uru ruhande. Muri kubona ko nabyo bishoboka, sibyo? Adding and deleting rows. It is simple. Nshobora kuadinga row, nshobora kuyadinga nta kundi. Nshobora no kuza gutya nkavuga ni reka nishushanye, nukuza nkagira gutya, ni nkuko wafata karate ugacamo, nkaza nkongera ngashushanya, sibyo? Gusiba nta kundi, iyi ni eraser cyangwa se rubber cyangwa gome. Iyo nyizanye handi nashushanyije, nshobora kugira gute, nshobora kuza ni nko gusiba nyine bisanzwe. Nshobora kuza nkasiba, nshobora kongera nkayishushanya. Mu gusiba nta kundi, nshobora kuza nka selectiona hano, urana n'inkandaho gutya, urana ko izaba selected. Nshobora kuza nkakanda hano kuri delete, nkaba na deletinga row yose, sibyo? Cyangwa se nkaba na deletinga column, nkaba na deletinga table yose, nayo nshobora kuyideletinga. Iyo nkanze hano urabona ko table yose ihita igenda. Urabona ko table yose nkanze gutya, table yose delete table ihita igenda. Nkakora undo, nkasubira inyuma. Nshobora gukandamo gutya, nkaza kuri delete, nkavuga ndifuza gusiba column, ni nkanda kuri column. Urabona ko iyi sigenda yose kubera ko nta na selectinze. Kankore undo, noneho deleting wenda ino row yonyine, ino row yo hasi. Ni nkanda hano nkakanda row, urabona ko ihita igira gute, ihita igenda. Nshobora no kuvuga nti ndifuza gusiba ino column, nkaza kuko na selectinze nyikanze n'iriya column yonyine igenda. Kugira ngo muri kubibona uburyo mushobora kuzajya mwapodatinga table zanyu, sibyo? Merging and splitting cells. Ushobora gufata cells ebyiri ukazihuza, kuvuga ngo izi cells zombi ushobora kuzifata ukaba wazihuza, ukaba wazisiba, sibyo? Ukaba mbese byose birashoboka. Okay. Table properties, cyangwa se ukaba waza hano kuri merge cells. Iyo nzikanze urabona ko zitazihura zombi, ko nubwo ushobora kumaginga cells zombi. Hanyuma formatting tables, border, shading, alignment nabiberetse. Shading ni ibi twakoze hano hejuru, muri kubona ko hari indi kara yiyongereye muri table yacu. Hanyuma alignment ni ibisanzwe. Nshobora kuvuga ngo ndifuza ko aya matato yanjye azaba aligned in the center, left, right. Urabona ko iyi na alignment nayo ushobora kuba yakorwa. Shading nayiberetse. Borders ushobora kuba wahindura border za table yawe, nta kindi ni ukuyiselectinga nkuko mubibona gutya. Hanyuma ukaza hano kuri border, ukaba washyiramo izindi ushaka, cyangwa se ukaba wakora iki, wacustomizinga, ukavuga ngo ndifuza kujya nkoresha izi ngizi zimeze gutya, then ugakanda kuri OK. Yes, go. Inserting object, inserting a picture, inserting a shape, inserting an icon, smart chart. Reka ibi ngibi tuzabyige ubutaha, ariko nabyo biroroshye. Ndifuza ko ibyo tumaze kwiga tutaza kubyibagirwa. Reka ibyo gushyiramo ama image ariko nabyo byari byoroshye. Ni ukuza hano muri insert, niba ari ifoto ushaka gushyiramo ahangana urugero, ukakanda hano kuri picture, ukajya ahantu wayibitse n'urugero desktop. Ndifuza kuzana agafoto kanjye, ngakandaho gutya, ngakande kuri open. Agafoto kanjye kagahita kinjira muri document yanjye. Agafoto rero nshobora kukagabanya size. Muri kubona hano hirya size nshobora kuyongera, nshobora kuyigabanya nkuko mubibona. Urugendo ndi kuyigenda manura centimeters arangena ngabanya, ni nako agafoto kanjye kagenda kagabanyuka kugeza igihe kagereye
aho ngashakira nkaba nakarayininga muri center ibintu nk'ibyo sibyo. Ikindi ahangaha twari tugiye kuvugaho, reka wenda turangize, ndumva hari hasigaye slide nkeya muranyihanganira. Ni inserting word in the text box ni ukuvuga ngo iyo nje hano muri insert, muri kubona hano hantu hari ikintu bita word art ni uburyo nshobora guhitamo bwo kwandika kuvuga ngo niba nkanze ahangaha naza hano kuri word art nkaba nafata nka design. Iyo ngiye kwandika muri kubona ko nandika nkoresheje iriya design nashyize hariya hejuru nahisemo. Ikindi ni text box ni ukuvuga ngo with text box nshobora kwandika ahantu hariho hose nshaka sibyo. Ni ukuvuga ngo urabizi iyo warangije kwandika nk'urugero nk'ahangaha hejuru, ahangaha nta kindi kintu nahandika, okay, nta kindi kintu nahandika. Reka wenda nshyire akangaka ahangaha hejuru, nta kindi kintu nahandika kubera ko ahangaha urabona ko ari muri header. Ariko nshobora kuza nkakoresha aga text box kanjye hano, ahantu hose nagashyira, aho hantu nemerewe kuhandika. Muri kubona ko noneho nahandika sibyo. Ariko mbere ka text box ntarakazana ntabwo nabashaga kugira gute kuhandika. Naha yewe nahangaha mubona sorry, insert text box, draw a box, urabona ko nahangaha mubona aha naho najya gute nahandika. Ni ukuvuga ngo with the text box ahantu hose ushaka muri document yawe wahandika, wahashyiramo ifoto. Very important. Hari igihe wandika ahantu wagera aho ngaho ukavuga ati se ku bintu byanjye byagagaye biragenda bite. So urumva rero ko with text box ahantu hose wahandika. Reka ndumva narekera aho ngaho uyu munsi. Adjusting ya image twabibonye, screenshot, amasembole wenda nayo nanibagiwe, symbols nk'urugero hari amasymbols runaka ushobora gushaka gukoresha. N'urugero icyo gihe symbols nazo ziba hano muri insert, symbols hano ziba zirimo. Iyo utabonye ahangaha ushobora gukanda hano kuri more symbols ukagenda uhitamo symbols. Ni nka copyright bishaka, urabona ko iyo ukanze kuri insert ugaclosinga, dore izi ni symbols, izo bita symbols. Ni hano tuzajya tuzikura nituba twagize gute tuzikeneye kuzikoresha. Ikindi ni adjusting image nayiberetse. Ifoto nk'iyi ngiyi iyo yikanzeho hari akandi gatabu kitwa format kaza hano ku ruhande, gashobora kuba kamfasha kuyongera ubunini, cyangwa se gashobora kuba kamfasha kujya gute kuyigabanya. Yego, spelling twayivuzeho, kwa kundi ushobora kuba wanditse nk'ijambo ryaba ryanditse nabi rikazaho tuno turongo tumutuku. Iyo ukanze hano ushobora kureba iryo jambo uko ryagomba kwandikwa ukaryandika neza. Wabona ntacyo rihinduraho ukakanda kuri ignore. Banane n'urugero banana, urabona ko iba yakweretse ahantu iyo ni spelling, ukagenda ukosora ahantu hajemo ama errors. Adding comment ni urugero cyane bikunda kubaho nk'iyo mwohereje memory zanyu mukazohereza wenda nk'aba supervisor banyu. Hari igihe ushaka kumwohereza iri soft akagushyiraho comment ni urugero ashobora gusoma nk'ino paragraph akabona harimo ikosa. Comment nazo zizira hano muri insert, akaza hano handitse comment akaba yayikwandikira no ku ruhande akubwira wenda ngo please do this and this, ibintu nk'ibyo ngibyo akubwira ngo gira ibintu ukosora nyine correct this. Icyo gihe nakoherereza back iyi foto akakohereza file yawe, uzajya ugenda ubona ahantu hari comment yagiye ashyira ku ruhande ahangaha, maze ugenda ugira gute ugende uzikosora. Ubwo ni uburyo bwo gushyira comment muri Word document no muri Excel naho bibamo, ndetse no muri PowerPoint ni gutya muzagenda mubishyiramo. Printing and sharing, iyo wamaze kwandika document nk'iyi ngiyi ushobora gushaka kuyiprintinga kuri paper. Okay, iyi ni output tuba tuvuga. Ushobora kongera kuvuga ndashaka kuyimprima, ukanda kuri file kuri ya ribbon ukaza hano handitse print. Wagera hano handitse print ukaba wahitamo printer ushaka, ziba zihari aho ngaho zitewe n'izo washyize mu mashini yawe. Ugahitamo umubare w'izo ushaka kwimprima. Niba ushaka kwimprima kopi 5 ni hano zishyiramo.
hanyuma hano ukavuga ngo ndifuza printer yitwa gutya n'urugero, hanyuma hano nkareba size y'ibyo nshaka guprintinga, wamara kubona wabihuje neza ukahita ujya gute ukanana kuri print. Hanyuma iki ngiki ni print preview aho ushobora kureba ibyo ugiye kwimprima n'ibyo ugiye kwimprima byanditse neza nta hantu harimo amakosa, ukaba wagira gute mbere yo kwimprima ukaba wagira gute ukaba wabikosora. Iyo niyo bita print preview. Page setup ni twaboneye hano, aho ushobora kuvuga ngo ndifuza ko page yanjye izaza bitewe n'urupapuro nyine ushaka guhitamo. Ushobora kuvuga ngo ndifuza page yanjye kuzaza iri landscape, nze prima kuri landscape. Ndifuza kwimprima urupapuro rwa A5 A6, ni hano uzagira gute uzajya urebera bitewe na printer papers ufite muri printer yawe. Ikindi ni ku exportinga nk'uko twabivuze, ushobora ku exportinga muri PDF, ushobora ku exportinga, ushobora gufata document yawe ukaba wagira gute wa exportinga as a PDF, cyangwa se ukaba wayisharinga online. Iyo uri connected uhita uzana wanditse share, ukahita uza ukinvitinga abantu, cyangwa se ukaba washyiramo na email ushaka gushyira gute ushaka gusharingira. So ubwo rero iyi ni exercise mbahaye, muze gushaka uburyo nawe mwandika nk'ibaruwa isaba akazi n'urugero, mushaka uburyo mwandikira CV, mushaka uburyo mwa creating flyers mugashyiramo amafoto mukaba mwashyiramo udu text box dutandukanye, mukagenda mudushyiramo ama titles, then mukora uburyo mwakora nka table of data muri iyo PowerPoint yanyu. Tuhura ubutaha mu yindi video aho none turatwiga uburyo bakoresha Microsoft Excel. Murakoze cyane, kuba tarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru mashya ku tuvideo ducaye twa postinze. Murakoze cyane.